Ngeze mu muhanda nahagaze ahantu banza mpamaze nk'amasaha 10. Okay, ndi gukabya. Uriya mugabo none ari bunsubize mu rugo, nibwo bwoba mfite. Izi modoka zirimo zirakimbagirira nk'abageni kandi ziri ku murongo ntaho waca. Iriya yose ndi witegereze. Okay, kambanyuriremo nk'ibyabaye kugira ngo mubashe kubyumva. Mvuye mu rugo nk'umusazi kuko ngenda n'amaguru kugera ku kazi ni nk'iminota 25. None nariyeho iminota 15 yose. Mba mu rugo nkiyagatera duturiye umuhanda. Ubwo ngezemo asanga traffic yatanje. Mbese umunyamaguru nta burenganzira bwo kwambuka afite. Mu mutwe biba biricanze. Mbonye rero ntarabivamo imodoka imwe irenze, mbona sindi butegereze. Iyindi yari mwiza mba ninjiye umuhanda. Nyigeramo ni Imana ikinze akaboko kuko mama yarapfishije umwana pe, ariko nsiga narihaza amagara yanjye. Kamera iri hafi yanjye rero nabonye ngezeho n'umujinya mwinshi y'ukuntu nakererewe, ukuntu bamejere mu muhanda. Nahise mpagarara reba imodoka yari igiye kungonga. Abantu baratabaza ngo umuntu baramwishe. Ubwo banteje ambuteyage. N'uburakari bwinshi nabonye ari umusore usa nkaho ari mukuru, ariko mu rukara nabonaga ukuntu yarakaye n'ukuntu isura yijimye, umutima umvamo gusa nihagararaho. Ikintu yambwiye ni iki rero? Yambwiye ati uri umusazi cyangwa iyo ushaka kwiyahura wagiye ku mazi ukareka guteza abantu ibibazo. Iryo jambo rero yavuze yahise rinkora ahantu ku mutima kuko ndumva risa nk'iryatowemo ikintu. Amarira yahise anzenga mu maso, numva ikiniga kiramfashe. Mpita nirukanka mva mu muhanda niruka. Isoni n'ikimwaro cy'abantu banshungereye, noneho n'amagambo ambwiye ngo kwiyahura. Ubwo se byari ngombwa ko yongera iryo jambo kwiyahura? Nta na rimwe mu buzima uko naba ndemerewe kose ndatekereza kwiyahura, ariko nanone ninjye wari mu makosa. Nanone nta burenganzira afite bwo kumbwira gutyo. Ubwo rero nagiye ndwana n'umutima. Sinzi nuko nageze ku kazi kuko nisanze ngeze ku muryango nakiriwe na boss nawe n'uburakari bwinshi ati ibyo si byo mbahembera. Niba ntabasha kuryama n'iki kiguha uburenganzira bwo kuryama ukageza amasaha? Ntiwongera ntuzirirwazo. Mu bakiriya bose bari aho ngaho numva ikiniga, numva ikivu cy'amarira kigiye kumanuka. Ndwana nayo ndamubwira nti mbabarira ntibizongera. Mpita nirukankira mu cyumba duhinduriramo uniforme. Biranga ndaturika ndarira, gusa nta mwanya nari mfite w'ibyo kuko nanone ari kunsanga aho ngaho. Ndisunganya vuba vuba njya mu kazi, gusa ndakeka uwandebaga wese yabashaga kubona ko narize. Umunsi wanjye rero kuko nawutangiye nabi, buri kantu kose nabonaga nakabonagamo amafuti. Nkumvaga nifitemo ikintu cy'ubwoba, igihunga, isoni ndetse n'uburakari ntazi ngo buri kuva he. Maze rero iyo wifitemo ibintu muri wowe, buri kantu kose ukabonamo umusozi. Kuko siniyumvisha ukuntu ari njye wari mu mafuti, ariko nkaba numva abantu bose nabarakariye. Ubwo rero umunsi wakomeje byanga mpatiriza, dore ko n'uwashaka kumbunyisha musubizaga nk'amagambo 2 gusa. Nadina yari yatuje kuko yabonaga nashaka kuvuga, gusa nanyuzagamo nkajijisha isura nkayoroshye. Niba hari ikintu kimbangamira ni ukujijisha ko nishimye kandi muri njye nashize. Ubwo amasaha y'akaruhuko yatinze ariko arahagera. Dufata pause saa 4:20 kuko abantu barimo bagabanuka, ubwo naba mu gitondo. Ubwo dutegereje abo mu masaa 6 tukongera tukabona pause ya saa 9.
nk'isaha imwe yose aribwo duhurira hamwe nk'abakozi tukarya tukaruhuka. ubwo turi ku meza nyine twese aribwo dutangiye kurya. Batista ati Linda nyitegereze. Mu mutima ni uyu nawe na blage ziwe ndabona agiye kumbangamira kandi ntabwo ndi muri mood. Ndamwitegereza nuko nawe araterura ati subizi ko rato uri mwiza, ariko noneho ndabona usa nk'inka yarakaye. Sinzi ngo byavuye he, gusa nisanze ndi guturika ndi guseka, nkaturika ngaseka, kwifata birananira. Imbavu zitangira kundya, noneho y'amaseko atangira kuvamo amarira. Mbese ni nka kwa kundi ubwira umwana uti impore mama, agafatiraho akarira koko. Nanjye ubwo nahise mfatiraho ndarira, bibaza ibibaye. Batista atangira kugira ubwoba, aratangira ansaba imbabazi. Gusa ntiyarazi ikirimo kindiza, kuko yasaga nk'aho ankuye mu mwijima byibuze awusimbujemo akantu k'agacyo gatoya. Ni nk'ingoyi yari imboshye. Amarira hamwe nanasunikiye hirya, haboneraho gutoborera haramanuka koko. Nibwo batangiye bagerageza kumfasha gutuza. Mama Kiki ati murekerire. Abaraje aranjyana mu cyumba ku ruhande, icyumba tubikamo amasahani, habamo n'intebe nini, nuko anyicaza aho hantu abanyigamije ku rutugu ati humura bizagenda neza. Sinzi icyo yashaka kuvuga, gusa icyo nari nzi ko nuko yasaga nk'aho afunguye ibindi bigega by'amarira. Ndarira koko ndarira. Muri ako kanya niyumvishe nk'akana gatoya kari kumwe n'umubyeyi. Nibwo bwa mbere nari nirekuye gutya imbere y'umuntu nkarira nkumva ndabohotse. ubwo aho twamaze nk'iminota 20 ndimo kurira, nuko nyuma birangiye nza gutuza. ubwo mu gusubira aho abandi bari nsanga nta n'umwe urarya, bose bakibaza ibibaye. Batista we yari yagize ikibazo. Ambonye ati Linda mbabarira, sinari ngamije kugutuka. Nta kindi nakoze, nahise muhobera ndamubwira nti ntabwo wambwiye nabi, ntabwo ahubwo uzi aho nkuye. nuko Batista ariyumvira ati noneho wabyemeye ko urakara nyine. nuko Dina araterura ati uwo mumwe uzagukoraho. Ndaseka ndamubwira nti oya, sinzi uko inka irakara, gusa byibuze ndabizi ko ndi mwiza. Mu by'ukuri muri ako kanya numvaga ndushima Imana yampuje n'abantu nk'abo. byibuze sinkigunga, mfite abantu babasha kunkura mu isi yanjye bakangarura. nuko nibwo twicaye turatangira turarya. Wow, siniyumvisha ko hari umuntu wakwanga kurya kubera ko nagize ikibazo. Niyumvishe nduha agaciro, naryaga mbitegereza umwe kuri umwe, nkumva mbanezerewe. ubwo amasaha y'akazi nanone yarakomeje, nuko buri wese ajya mu bye. ngo duhagurutse Dina arambaza ati umeze neza? ndamubwira yego umeze neza nta kibazo. nuko arongera arambaza ati uri sure nagusabira uruhushya ugataha? ndamubwira oya, meze neza cyane ahubwo. maze ati wongere undakareyo ndakwereka. ndaseka nerekeza kuri sitasiyo yacu. nuko akazi karakomeza nk'ibisanzwe, gusa muri njye numvaga hari umutwaro w'ibiro natuye. numvaga umutima wanjye ukeye, numva nezerewe, ndashima Imana. ubwo n'amasaha yagiye yisunika, dore ko akazi dufunga saa 3 zuzuye, tugakora amasuku, ubwo byibuze tugataha nka saa 4 cyangwa tukarenzaho iminota bitewe n'abakiriya bari bahari. mu
umukire rero aba ari ku mubare wa danje ngo n'udufaranga duke atwishyura muri uyu mujyi ngo haba harimo n'itike tujyana kanatugarura ku kazi. Ubwo ubaze mu kwezi usanga urimo ukorera ayo kugura umunyu gusa nyine iyo yagize umugisha wo kubona naho wirirwa ugataha uvuga ngo upfuye ku kazi, aba ari ibintu byo gushimira Imana. Kandi rero intego yanjye si ukuguma ahangaha gusa, nanone sinzi ngo mfite umupango ki, gusa ndakeka bizagenda neza. Igihe cyageze turatandukana. Mama Kiki aranyegera ati, mwana wanjye uracyari muto, ntiwemere ko uheranwa n'agahinda. Yego ibibazo birahari, ariko ntukemere ko bigutsinda hasi, kandi uramenye urakomeye kurusha uko ubitekereza. Ko ayo magambo yambwiye numva arantunguye cyane, bintera kwibaza byinshi. Ndibaza nti ese uyu mugore ni umuhanuzi cyangwa ibibazo bisigaye bingaragara mu maso? Nuko abonye ukuntu ntunguwe nkikibaza byinshi ati, humura nubyemera tuzabiganiraho. Nuko arampobera aransezera. Gusa ndumva niboneye umubyeyi, abana be barahirwa. Amaze kumuhobera murebye mu maso mbona amarira mu maso yiwe. Ndamubaza nti, Mama Kiki umeze neza? Niba ari njyewe nta kibazo mfite, meze neza cyane n'ukuri. Mama Kiki arambwira ati meze neza, nuko hari umuntu wanyibukije. Nanjye ni umuntu ntunguwe cyane. Mama Kiki ati ntubitindeho, dore burije. Abakoze mu gakapu ahora yambaye akuramo igihumbi ati, akira utege moto, ni nijoro cyane ntiwagera mu rugo ayo masaha. Nuko ndamubwira oya nta kibazo. Nuko arambwira ati oya, ntabwo umubyeyi yaguhereza ikintu ngo cyanjye. Ngerageje kongera kwanga mbona bisa nkaho bimubabaje, nuko ndayakira. Nuko ansezeraho ngo turatandukana, gusa yansigiye ibibazo byinshi ndimo kwibaza kuri uwo mubyeyi ukomeje kunyitaho gutya, ambwira ko hari umuntu umwibutsa. Nanone sinashaka kubitindaho cyane, gusa igihumbi cyo naravuze oya, ntabwo ndi bugitegemo, ahubwo iki gihumbi ndi bukijyanire papa, arashaka akanaguramo. Nabyo kubitekereza ngo igihumbi yakuramo igize, amarira aba aratangiye aragwa. Ubwo nitwikira ijoro ngenda ndira, kuko ndakeka ntawe mbonaga. Nikwibaza igihe ibi bizarangirira, nanjye ngahanagura umuruho ababyeyi banjye banduhiye.